twaragiye umusaza aragiye aramureba ajya kumwereka aho bacukura imva turayitunganya batubwira nyine ngo umurambo uraje nka saa 9 umusaza arongera arahamagara baramubwira ati umurambo uraje saa 11 bahamagara umusaza baramubwira ngo umurambo ugeze ku Ruyenzi uva i Kigali mugende mujye aho mwateguye imva turabazanira umuntu wanyu mu mushyingure. Yego. Twaramanutse tujya aho twagiye gucukura imva. Ubwo imva mwe mwamaze kwicukura twayitunganyije dutegereje umurambo wacu ngo tumushyingure. Yego. Ubwo turamanuka tujyayo turategereza saa 12 turategereza nka saa 1:40 gutyo cyangwa se n'igice. Baraduhamagara ati rero ni mutahe umurambo twawushyinguye ahandi twibeshye tuwushyingura ahandi. Na n'ubu ngubu bigere ahangaha kwa amatariki y'uko kwezi kwa kabiri. Na n'ubu ngubu birambabaje ntabwo ndashyitse umutima mu nda. Aho mwari mwateguye gushyingura se ubwo mwabigenje gute? Urabizi imva ntabwo igirarirana bafashe umutumba bashyiramo. Twebwe nyine twashyinguye umutumba umuntu wacu ngo abayobozi baramushyinguye. Dutekereza ko bitewe n'inkoni bamukubise zanamwishe ashobora kuba yarapfuye urupfu rubi cyane bakaba batarifuzaga ko tumureba. Icyifuzo cyanjye nuko uwo wagizemo uruhare akaba yarishuwe umuhungu wanjye nuko ashyikirizwa ubutabera. Reka nongere mbasuze kandi mbahereze ikaze mwese gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV tubagezaho umunsi ku munsi. Mbifuriza kugubwa neza aho muherereye hose kandi nshimire cyane abakomeje kudukurikira n'abaduhereza ibitekerezo bigiye binyuranye mabwira ngo turi hano ku bwanyu mukomeze mubane natwe mukomeze mugubwe neza ngira ngo nkuko muri ko murabireba imbere za kamera za Yawe TV turi kumwe n'umupapa ukuze agira ngo tumwakire tumuhereze ikaze atangira twibwira tubone kuganira tuziranya. Tubaye ikaze papa. Nitwa Ndahimana Frodouari ukomoka mu karere ka Karongi umurenge ni Gashari agari ka Mwendo umudugudu wa Kayogoro. Muramwumva rero ni umupapa ukuze wari bakomase yabona ko atishimye. Ntago turi buvuga ibintu byinshi ariko ngira ngo impamvu ari hano ni inkuru y'akababaro nakita nk'akarengane yagiriwe cyangwa se ibi sinzi uko nabisobanura ngira ngo tumuhereze ikaze tubwire uko byagenze ngira ngo niyo mpamvu hano uyu munsi watunyuremo muri make ikibazo ku itariki 10 y'ukwezi kwa mbere umuhungu wanjye yakubitiwe mu karere ka Ruhango aho mu murenge wa Ruhango akubitirwa kwa Bosco Murangira Bosco ari we umukubise. Nyuma amaze gukubitwa yabamugejeje ku buyobozi basanga inkoni nyine zazumereye nabi ubwo bamujyana kwa muganga. Bamujyanye kwa muganga bukeye bwaho abamo umwuka noneho ubwo bahita baduhamagara ko uwo muhungu yavuye mu mwuka. Ubwo twafashe inzira turaza tuje kureba kugira ngo turebe ko twamuvana mu bitaro kugira ngo tumushyingure. Tuhageze tubajije abayobozi batubwira ko umuhungu bamujyanye i Kigali mu ivuriro ry'i Kigali. Ubwo noneho tumaze kumva ko bamujyanye i Kigali abo twari twahuriye hariya mu Ruhango baturutse i Kigali bumvise ko atari bushyingirwe uwo munsi bahita bataha. Ariko genda narategereje nabo twaturi kumwe twabanye i Karongi ku munsi wa gatandatu nibwo batubwiye ko umurambo bawuzanye. Dushaka abaturage kugira ngo bashaka ishyamba aho ngaho. Tumaze kurishaka tugeze nimugoroba batubwira ko umurambo utatugeraho bawujyanye ahandi.
ubwo ntabwo tugiye tubona umurambo wacu nk'uko tubyifuje. Ubwo rero byatumye tugira ikibazo cy'uko tutabonye n'uwacu. Ubwo tumaze kubona dutyo umuyobozi w'umurenge n'umunyabuzima utuye mu Ruhango ukomoka hari iwacu, umugabo ukomoka iwacu, yaganiriye nabo avuga ati ese uriya musaza azagenda atabonye n'umurambo. Umuyobozi w'umurenge afata umushoferi ngo aze tujyane aho bamushyinguriye. Aho twarahageze, tumaze kuhagera bafatira n'amafoto, turangije turataha. Nuko byagenze. Utubwiye ko yakubiswe kugeza nuvuga ngo yishwe n'inkoni? Yishwe n'inkoni. Uwo wamukubise se n'uwo babanaga cyangwa se ni umuturage uhari? Ni umuturage wamukubise, n'abashumba be bamukubise ari mu masaa 8:30 z'ijoro z'amanywa. Saa 8 z'amanywa niho yakubiswe. None amaze gukubitwa abo ngabo barafashwe, bajyanwa kuri RIB, bakorerwa dosiye, n'uwo mugabo nawe akorerwa dosiye. Ariko mu kujya kuburana dosiye y'uwo mugabo ntiyaburanishwa, haburanishwa abandi, abashumba biwe. Ubwo rero ngiye nkaba nagize ikibazo cy'uko uwo mugabo atigeze aburanishwa kandi akaba yibereye no mu rugo. Hanyuma se kubabwira ko utubwiye ko mutabonye umurambo ahubwo waberetse ahantu washyinguwe, ni ukuvuga ngo mu bantu b'umuryango wawe nta n'umwe wagize uruhare mu gushyingura umuhungu wawe? Nta wari uhari. Yashyinguwe nande? Yashyinguwe na leta. Hanyuma se babwiye ko impamvu bahisemo kumushyingura kandi umuryango wo hari ari iyihe? Ntabwo nzi impamvu rwose. Ntabwo uzi impamvu? Ntabwo mwabashije kuba se ngo mumenye icyabiteye ko bashyingura umuntu wanyu nyuma yo kwicwa urwo gashinyagura akubiswe, bakagerekaho kumushyingura mudahari? Hari uwo yigeze abegera akababwira ati impamvu yabiduteye ni iyi ngiyi? Umuyobozi w'akagari niwe babajije, aravuga ati ntabwo nari nzi ko umuryango wo uhari. Ntabwo yari azi ko umuryango wo uhari. Hari haciye igihe kingana iki yitabye Imana? Igihe cyaciyemo kugira ngo yitabye Imana no kumushyingura cyanganaga iki? Hari ku itariki 10 akubitwa, kuri 11 aba mu mwuka. Ubwo mu cyo cyumweru kwa gatandatu nibwo bamushyinguye bamuvanye i Kigali. Mwari mwabashije kubona ishyamba se muri buze kumushyinguramo cyangwa mwari? Twebwe twari twarishatse, hari ku munsi wa gatandatu twarishatse, nari navuganye, bari bampaye n'inomero z'umushoferi wagiye kumuzana. Umushoferi arambwira ati ndamuzanaho. Ageze mu nzira, umuyobozi w'akagari ngo aramubwira ati ntabwo ari aho bari mushyingurira, ahubwo bamushyingurira sinzi nuko hitwa aho hantu. Sinzi uko hitwa, bamushyingurira aho ngaho, ariko mu mwanya muto barambwira ati umurambo washyinguwe. Imva yari yamaze gusiba, mutegereje mwayiteguye mu bati tugiye? Twari twayiteguye ku buryo nari nashatse n'abantu, kuko hari ku munsi w'isabato bavuga ati nta bantu uri bubone, nshaka abantu ndanabahemba. Birangiye tubura umurambo, turangiye abaturage bafata umutumba bari bashyiramo barasibanganya. Nuvuga ngo imva mwari mwateguye yo gushyinguramo umuhungu wawe bashyinguyemo umutumba? Nuko bimeze. Hanyuma se ibintu nk'ibyo wabyakiriye gute, kuba wabura umuntu ntubone n'umurambo ngo ubashe kuwushyingura? Yewe ikintu natekereje ko uriya muntu wamukubise akarinda aba mu mwuka, natekereje ko hari ikintu yaba yaratanze. Akayo cyatumye se batamushyingura? Simbizi aho mwateguye? Nabyo nkatwe tw'abaturage niko dutekereza, kandi abantu bose niko batekerezaga. Byakubaje bingana iki kubona ushobora kubura umwana wawe? Na n'ubu ngubu bigere aha ngaha kwa aya matariki y'uku kwezi kwa kabiri. Na n'ubu ngubu birambabaje, ntabwo ndashyitse umutima mu nda. Birumvikana, reka tukubwire ngo ukomere kandi wihangane. Wenda umuhungu yari mu kigero cy'imyaka ingahe?
ese yari afite akurikirana na mushiki w'uyu nguyu yari afite aho ngaho 35. Yari yubatse, yari afite umuryango bose. Hari umugore bari bashakanye batajyanye amasezerano, ariko abana afite ni babiri. Umwe yiga muri 9, undi agomba ko yiga mu 6. ni ukuvuga ngo n'abana be n'umudamu we n'ababyeyi be n'abavandimwe nta rumwe abashije kugira ahantu bamushyinguye mbere y'uko bamushyinguye. ntawageze n'umuramo ntabwo bawubonye. ubu se mwizeye gute ko ari wo nyine aho baberetse ko ari we bahashyinguye? nta cyizere dufite yuko ari we. nta cyizere gute ko ari we baba barazanye ngaho. ngira ngo wenda ni ibintu twakita nk'akarengane simbizi, ariko muri mwebwe mu muryango ntabashije kwegera inzego z'ubuyobozi wenda ngo abe yakurikirana amenye impamvu yateye kutahabwa umurambo w'umuntu wanyu ngo mumushyingure mubashe no kumusezeraho bwa nyuma. ntabwo twigeze rwose, ntabwo byigeze bibaho. yeke impungenge n'ikibazo mfite nzagira nzakitse umutima mu nda ari uko mbonye inkete yo kwa muganga. ese ntabwo mubona raporo yo kwa muganga uvuga ngo umuntu yaba yazize inkoni cyangwa se n'ibindi bintu? nta twigeze tubona. ni ukuvuga ngo umuntu yapfuye no kubereka ngo twamushyinguye hariya gusa, kuba twerekana ngo naho ngaho. kandi umuntu yagiye kwa muganga i Kigali mu ivuriro ryaho bakamuvana muri morgue afite inkete, hari inkete igaragaza n'umuntu wamwishe. ibyo ntabwo twize tubibona. ni nawe impungenge mfite yuko bari abantu bakoze icyaha bikagaragara ko bakoreye dosiye kandi hakaburana babiri, umwe ntaburane kandi ari afite dosiye nawe muri dosiye arimo ntagaragare muri urwo rubanza. nicyo kintu mfite impungenge cyane. birumvikana ni ibintu bibabaje biteye n'agahinda. reka mubwire ngo mukomere, ariko twizeye n'ubutabera ko hari ikintu buzakora, kuko nibaza ko ubutabera bwacu burakora. nyuma y'ibyo byose kugeza uyu munsi icyifuzo cyawe ni ikihe, wenda kugira ngo n'uwaba abifite mu nshingano wabyumva amenye ngo umubyeyi w'uyu mupapa, umuryango we, umugore n'abana ntabwo bigeze bishima, ntabwo banejwe no kutabona umurambo w'umuntu wabo ngo bamushyingure. icyifuzo cyawe ni ikihe kugeza ubu ngubu? icyifuzo cyanjye ni uko uwo wagizemo uruhare akaba yarishe umuhungu wanjye, ni uko ashyikirizwa ubutabera. ikindi ni uko yatanga n'indishyi kugira ngo turebe ko twarengera n'abana yasize. nicyo cyifuzo cyawe. reka abakunzi bacu abakurikiye Yawe TV tugerageze kuvugana n'ubuyobozi bw'umurenge aho nyakwigendera yari atuye, ari nabo bageze bari mu kumushyingura, umuryango udahari, twumve icyo babivugaho n'impamvu yabateye gushyingura umuntu batabanje kumugeza mu muryango we. nashakaga kubabaza, hari umuturage twari twaganira mbere ko yagize ikibazo mu murenge wa Ruhango ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere, ngo hari umuturage ngo n'abakozi be bakubise umugabo wari utuye muri uwo murenge ku itariki 10 z'ukwa mbere mu masaa 8 z'amanywa. yitaba Imana ku itariki 11. sinzi niba umuturage yitwa Twagirayezu Samuel uwo wapfuye. bavuga ko rero batabashije gushyingura umurambo we, ngo baje gushyingura bamaze kubona imva aho abantu bari babahaye gucukura imva, nyuma bababwira ko umurambo wamaze gushyingurwa ahandi. sinzi niba ikibazo mwamukize kugira ngo tubwire wenda uko byagenze n'icyateye kuba yashyingurwa umuryango udahari. nabanza ngakurikirana, ndumva aya makuru ntayafite cyane.
ese abana n'umugore bari batuye barabanaga? oya ntabwo babanaga, bari batuye i Karongi babaga. yari yaragiye n'umuntu ugiye gushakisha. Yari gushakisha. Yego. Ni ukuvuga ngo umugore ntabwo babanaga, yabyaye abana bari kumwe, kwa kundi umuntu azana umugore batarasezeranye. Yego. Noneho babyaranye ubwo bahita batandukana. Abana ubwo bari iwacu hari. Noneho umudamu nawe yarishakiye uwo nguwo nyine kuko ntibari basezeranye. Ageze hariya mu Ruhango yishakira undi mudamu ariko nawe ntibasezerana. Hari ahantu yiberaga. Nawe ntabwo babyaranye? Ntabwo babyaranye. Yamaze nk'imyaka igera muri 5 cyangwa 4. ariko uruvuga ngo uwo mugore nawe bari kumwe ntabwo yigeze amushyinguraho? Ntabwo bari kumwe aho ngaho mwariteganyaga kumushyingura? Ni nawe ntabwo yahageze. Ntabwo yahageze. Kandi atuye aho hantu. Reka tubwire ngo mukomere kandi mwihangane, ntabwo biba byoroshye mu bihe nk'ibi ngibi, ariko ntawe utakumva ikibazo umuryango ufite, ntawe utakumva akababaro batewe n'ibyo bakorewe. Niyo mpamvu ngira ngo uri kumwe n'umukobwa wawe, nawe tumuha akanya nawe tubwire uko yakiriye icyo gikorwa mwakorewe, ubundi reka tumuhereze nawe ikaze. Murakoze. Yego. Nitwa Tuyishime Jacqueline. Yego. nkaba ndi mushiki witwa Twagirayesu Samuel wakorewe ihohoterwa agakubitirwa mu Ruhango bikamukuriramo gupfa. Umusaza amaze kutubwira urugendo mwakoze, nawe uri mu bari batabaye icyo gihe? Yego. Watabaye uturutse i Kigali wowe? Hanyuma ugezeyo mwasanze byifashe bite? Twarateze turagenda n'abari baduherekeje. Yego. Tugeze mu Ruhango turagenda tunyura kuri RIB yo mu Ruhango. Yego. Twageze mu Ruhango baratubwira ngo abantu muvuye i Kigali nimutahe, umurambo muwusize i Kigali. Turabaza tutese tuzawushyingura i Kigali? Baratubwira ngo ntago byemewe, agomba kuzaho icyaha cyabereye akaba yashyingurwa. Ibyo mwabibwiwe no kuri RIB? Yego. Ubwo rero mu gitondo abataha baratashye, mu gitondo kwa gatandatu bahamagara umusaza ati rero muzehe witegure umurambo wawe turaje tuwukushyikirize ubushyingure. Wamuhamagaye ninde? Ni umukozi wa RIB. Umukozi wa RIB? Yego. Ubwo nka 2:00 muzehe arongera agura amayinite, aramubaza ese umurambo ugeze hehe? Ngo bawihanganye nka 5:00. Yego. 5:00 turongera turahamagara ati mbe mwihanganye. Babwira papa ati rero genda ushake umuyobozi gufasha mureba aho mucukura imva. Yego. Ubwo papa yaragiye aramushaka umuyobozi. Yavuye n'uwe muyobozi? Babibwirwaga n'umukozi wa RIB. Ndavuga umuyobozi mwegereye kugira bafashe gushaka muri boze midugudu wa hariya mu Ruhango. Yego. Ubwo twaragiye, umusaza aragiye aramureba ajya kumwereka aho bacukura imva turayitunganya, batubwira nyine ngo umurambo uraje. Nka 9:00 umusaza arongera arahamagara aramubwira ati umurambo uraje. 11:00 bahamagara umusaza baramubwira ngo umurambo ugeze ku Ruyenzi uva i Kigali, mugende mujya aho mwateguye imva turabazanira umuntu wanyu mu mushyingure. Yego. Twaramanutse tujya aho twagiye gucukura imva. Ubwo imva mwe mwamaze kwicukura twayitunganyije dutegereje umurambo wacu ngo tumushyingure. Yego. Ubwo turamanuka tujyayo turategereza 12:00 turategereza nka 1:40 gutyo cyangwa se n'igice. Baraduhamagara ati rero nimutahe umurambo twawushyinguye ahandi, twibeshye tuwushyingura ahandi. Bababwiye ko bibeshye? Yego. Wabibabwiye noneho ninde? N'ubundi yari wa mukozi wa RIB, nimero ye n'ubu turayifite niwe waduhamagaraga. Yego. Ubwo rero kuko bwari bwije twanze kujya gutezayo faya turataha. Mu gitondo tuzindukira kuri RIB. Ubwo rero twazindukiye kuri RIB, ariko mbere ya RIB mbere yuko tujya kuri RIB nacyo yego. Mbere yuko tujya kuri RIB twabanje guhamagara umuyobozi w'umurenge turamutekerereza.
baratubwira rero ati icyo kibazo ndakizi. Bambwiye ko uwo muntu yakubiswe ariko adafite bene we. Ubwo arangije ati noneho tibamunzaniye nijoro nka saa moya, ati umuntu yari ari muri shitingi. Ati njyewe nabahaye isanduku bajya kumushyingura, ati ubwo ndaje. Ubwo yahise afata imodoka araza, ahageze bahamagara umushoferi wazanye umurambo, baradutwara bajya kutwereka aho bamushyinguye. Ubwo twarahageze, abayobozi baho babeshya basa nkaho banza wite ku mwana turakomeza nyuma nta kibazo. Guhereza umwana uburenganzira bwiwe kugira ngo umwana ni umutware. Twari tugeze aho tubwira ko babwiye mujye mu modoka bajya kubereka aho bamushyinguye. Ninde wabibabwiye? Umuyobozi w'umurenge. Hanyuma ubwo badushyize mu modoka baratujyana, batugeza ahantu ku irimbi. Batugejeje batubwira ati dore ni ahangaha twamushyinguye. Turabaza ese ntabwo mwabyemera ngo tumutaburure turebe ko ari we, niturangiza tumujyana aho twateguye? Arabyanga, aratubwira ngo ako kaba ari agashinyaguro, ngo turi gushinyagurira umuntu. Wabyanze ninde? Umuyobozi w'umurenge. Yego. Hanyuma amaze kubyanga hakurikiyeho iki? Ubwo nyine yarabyanze, arangije nk'ikintu cyambabaje nkanjye mutoya ubasha kureba kure. Urabona papa ni umusaza na mama ni umukecuru, barababwiye ngo bafate indabyo bashyire ku iyo mva. Barangije barazifata bashyiraho, baranabafotora. Abo bafotoye ni bande? Ni abayobozi bari aho bose bakoresheje amatelefone yabo bafotora. Ngo babafotoye gushyiraho indabyo kumva batizeye neza ko ari yaba ari n'iy'umwana wabo. Yego. Ntabwo tuzi nimba ari we cyangwa se ari undi barakoresheje kubera ko ari ku marimbi nyine, ashobora kuba ari umuntu runaka bashyizemo. Ntabwo tuzi nimba ari uwacu cyangwa se uwacu nimba baramutaye, ntabwo tubizi. Abana be bari babashije kuza? Yego, umwana we wa kabiri, umuhungu we niwe wari uhari. Nawe yari aho ngaho barimo barashyira indabyo batazi niba yaba ari umubyeyi we bashyinguye. Kuko yageze no mu rugo abasha kubwira nyina ati mama rero tibatweretse hano bashyinguye papa, kuko mama we ntabwo bari bazanye. Ati sinzi nimba ari we. Ararira cyane. Ubwo nyina amubwira ati noneho ihangane, ejo nugera kwa mukecuru azabikuganirizaho. Ubwo umwana nyine ageze kwa mama abasha kubaza neza mama nyine agomeza amwihanganisha kuko n'umwana asa nkaho abimwumvishije, ariko nyine n'umwana nawe yabashije kureba kure. Aho mwari mwateguye gushyingura se ubwo mwabigenje gute? Urabizi imva ntabwo igira arirana, bafashe umutumba bashyiramo. Ni ukuvuga ngo bashyinguye umutumba? Twebwe nyine twashyinguye umutumba, umuntu wacu ngo abayobozi baramushyinguye. Hanyuma se mwabashe kubaza impamvu, wababwira ko ari iki cyatumye bashyingura umuntu wanyu mudahari? Twebwe kubera ko nyine twabashije guhamagara gitifu umurenge tubimuganiriza, tubwira ko ibyo bintu abizi, batubwira ko umuntu bamumugerejeho saa moya z'ijoro ngo bamuzanye muri shitingi. We akatubwira ati njyewe nabahaye isanduka ngo bagende bamushyingure. None twebwe twamajije kubaza icyo kibazo, tubaza kuki mutaduhaye umuntu wacu ngo tumushyingure kandi duhari. Nawe arahindukira abaza abayobozi akuriye bo hasi, baramubwira ngo babwiye papa ngo agende ashake gitifu, ngo gitifu yarazi ko amunyuraho nyine akamwereka aho amushyingura, ngo ntiyajya kumureba, ngo ahubwo ajya kureba midugudu. Bakabaza gitifu ati se ko wari ubizi neza ko ahari, kuki iyo wemeye kumushyinguza bene we bahari ntumubahereze, cyangwa se ngo bamenyeshe ko irimbi mwari ritunganyije ahandi noneho baze bamushyingure. Gitifu n'ubundi atanga ibisobanuro bidasobanutse. Niba wibuka yavuze gute? Ntabwo mbyibuka neza, gusa icyo nibuka nuko abashije gusobanura ko papa atamunyuzeho. Hanyuma se muhagera muje gutabara, uretse kuri RIB mwanyuze, nta handi mwanyuze mu nzego z'ubuyobozi? Oya,
naho twahereye aho kuri RIB. umubwiye se ngo ajye gushaka aho babashyingura ninde? Ni umuyobozi wa RIB. Umuyobozi wa RIB. Umuyobozi wa RIB yari azi ko mwahageze, uw'umurenge n'uw'akagari ntibamenya ko mwahageze? Ntabwo uko ubyumva bitewe n'amakuru ukuntu bagendaga bayahanahana cyangwa se ibiganiro twabashije kugirana, ahubwo bari babizi ariko ntiwamenya ikibyihishe inyuma. Ku giti cyanyu muratekereza ko ari iki cyihishe inyuma mu kudahana amakuru uko bikwiye no kudahabwa umuntu wanyu ngo ubashe kumushyingura? Dutekereza ko bitewe n'inkoni bamukubise zanamwishe, ashobora kuba yarapfuye urupfu rubi cyane, bakaba batarifuzaga ko tumureba. Ari niyo mpamvu ishobora kuba yaratumye bamushyingura mudahari. Yego. Nk'umuryango wa hafi ngira ngo harimo umusaza we mukuru, ababyeyi bari bahari ndetse n'abana be, ibyo bintu mwabyakiriye gute kumva ko umuntu apfuye muri ubwo buryo ikigeretso ntimubashe kumushyingura? Kugeza na n'izi saha ntabwo turabyakira. Ntabwo murabyakira. Mwihangane, nyuma y'ibyo se wenda icyifuzo cyanyu nk'umuryango murumva ari iki? Icyifuzo cyacu nk'umuryango, nk'uwo muntu wakubitiwe, urabona yakubitiwe mu rugo rw'umuntu, kandi aba bahungu bemeza yuko neza nawe yabigizemo uruhare. Nyir'urwo rugo? Nyir'urwo rugo. Hafashwe abo bahungu barasigara, n'ubari mu rugo ari kwidegembya, twasabaga ubuvugizi bukatuvuganira, wenda bakamufata nawe bakagerageza gukurikiranwa, banamubaza icyatumye abikora ibyo byose, tukaba twagira ngo nyine bazatuvuganire duhabwe indishyi y'akababaro. Icyo cyifuzo cyanyu? Yego. Reka tubabwire ngo mukomeze kwihangana nk'umuryango wa nyakwigendera ndetse n'abanyarwanda muri rusange, kuko ni ibintu bitagakwiye ko hari umunyarwanda waba akigirwaho n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Burya uwabuzwe agirwa no kumusezeraho bwa nyuma, agirwa no kumuririra, agirwa no kumushyingura. Nuko mubyumva n'abandi babyumva nkanjye, nibaza ko atari bake. Kudashyingura birababaza. Mubwire ngo mwihangane, mukomere, ariko tunaboneraho gusaba inzego zibifite mu nshingano ubutabera bukorwe, muhabwe ubutabera, mwumve ko umuntu wanyu atagiye gutyo gusa, mubashe kumenya amakuru yimbitse kugira ngo mubashe kwakira ko nyakwigendera atagihari, munamenye niba koko yaba ari we. Reka twizere ko nabo biri buze kubageraho, kandi twizere ko ari ikintu bazakora. Niba nta kindi wababwira bari badukurikiye, twagushimira ubundi tugasoza. Yego, murakoze. Murakoze cyane kandi mwihangane.